discipline. Yes, iriya ni discipline. Ofete uyu mugabo urubavu rwananiwe kumufasha. Ngo akundi dusaba umugeni bakavuga ngo urabona ngo aragendera ngo rubavu ngo nta rurimo ngwanda. Rwa rubavu bamuhaye rwanze kujyamo. Ntibahuje. Rero aho kugira ngo hazabore bagiye gutya bakazana kandi gace karwo bakomekanyaho kugira ngo arebe ko n'urundi ruzakosoka. Urumva izo ni impamvu ibyo cyose umugore akiriho ibyo babyita nakwiye gushaka niba bari mpamvu ibyo mu cyarabu rwararufite ibyo mu cyarabu uriho kereka rwarapuruka umva mu cyarabu cyacu rutiyometseho ariko rurimo umva nyine mu cyarabu cyacu kuntu babyita nushuza umugore yananiye umugabo inkiko uyu munsi ziri ku ntambara zo guca imanza z'abagore bananiye abagabo ku bushake kandi akamuzirika neza akazana n'agasumara agateramo kubera ko azi neza ko itegeko ritamwemerera gukinisha gushaka undi mugore hanyuma bakagabana bagapasura buriya nabonye n'ikintu kibi si abagore gusa ariko nganye wenda ku mugore ubwo niho twashaka turi ku buharike n'ubushoreke uzi ko umugabo agerageza kwegera umugore bikanga n'ibyo bagabanye abantu bagaharanira ko umugabo yasigara ubusa nk'uyu mubyeyi imyaka ye agashwana n'urubavu rukanga kujyamo rukajya hariya rukigira akagarara noneho bakamubwira ngo ibyo wakoreye byose imyaka yose murapasura harimo iby'umugore iby'umuhungu mukuru n'iby'umukobwa hari na bucura batanu ubwo se urumva umutungo niba ugabanyamo inshuro 7 agatwara icya 7 ari busigare n'iki mu buzima ni hafi ya ntabyo ibyo rero bituma wa mugabo agira ikibazo gikomeye mu buzima kavuga ati ubu mbayeho ne koko mbuza urugo mbuza umugore mbuza abana mbuza ibintu okay ariko wa mugore yamaze kumenya neza ko bya bintu bitari bukunde akamenya neza ko umugabo afite uburenganzira bwo gushaka n'undi mugore ntabwo iyo mikino yo gutandukana yikora ahubwo akina ibindi noneho rero yakina ibindi